uri kwirizwa mu biki Nazwe nikira Magari umbaza Deri nagari ndi kubaza Nuzugurwizwa n'iki Warebye usanga ikintu cyonyine wabasha gukora mu rugo rukuri Nese mko mbwira urigurizwa n'iki kuko umugore byakunaniye nyibwirira urizwa n'iki Niba surambiye ko umukobwa ara amagambo mbwira ntabwo wajya kurambira Ariko amagambo nkora nkubwira wowe utumana imyaka ingahe Imyaka 5 Uranyumva neza imyaka 5 Akuze ninjye wimye urubyaro Ninjye udashaka kubyara urashaka muri iki mbwira icyo nshaka bazi kunkora Icyo ushaka kugwaza ikintu n'iki nyine Bizara Nusuko uje gukora n'iki Akuze ni urubyaro ninjye utanga urubyaro cyangwa Imana irutanga Asene nkubaze wabyara biciye muzinzira ubundi Uno waruhuze telefone wese mukurira Sibyo Neri nakubwiye urabizi ko nje nawe tumana imyaka 5 Ariko wowe ntabwo ushobora kuvuga uti umuntu ubishyize mu mwanya we wumva ibyo uzana agahinda nanjye mbafite Akuze ngiye ugahinda ntabwo Stress ziranza nk'afite uraziyobewe Ngiye ntagahinda mfite Ninjye udashaka kwitwa Nose Neri umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu ibyo imyaka 5 ushaka ngora iki Suragengiye muri Fate niba agenda kure Mwaze wamukura he kuba muri telefone ibyo utekereza ari TikTok ubundi bwo inda yafatite Watuje watamaraye bigize nk'ivaze muri rugo Icyo cyo gufata telefone ukirirwa muri aya gusa ubundi watwitute Ibaze ko tujya bamuruka muri telefone Wambabariye hari uko ntagira uri numbwira ko uhugu ngira cyo ntagukoreye gituma n'umwana Umwana ndamukwima ngiye ntabwo mushaka Ntawe ushaka Uwo mwana ngiye ntawe ushaka n'umushaka ukora icyo cyose kugira ngo mubone Ntabwo mushaka ntawe ushaka nyine Erega uri kwiriza so bayiki Wabuze ibyo urya wabuze ibyo unywa kwanza internet ni gushika ndaza kuyikuraho Nukwirwa muri telefone nta kintu kizima n'ikintu kimwe Igitekerezo kizima se wazana mu rugo ngo rutere imbere kada Nuvuga ngo ni muri stress nsobanura imyaka 5 ubundi ngo ubusobanura nabukora nzabukora hehe kugeza ryari Ubu kandi yibagije imitwanyuranyemo Abantu bose tugira imijugujugu None imyaka iriritse 5 Winyita baby twakaye tugita umwana wacu ngo amaje kugera ubu ntaba yiga Sande ndabisko babaye kandi nanjye ndababaye N'uwo mwana nanjye ndamushaka Mbabaye twe gutumira ibintu bituma tuzajya dushwana buri munsi Nta kintu na kimwe unyereka cyangwa gukora kinyereka ko umwana ko kumukeneye Gusa umwana ni gutemukeneza Ariko nakubajije nti hari umunsi ari saa ishobora gutambuka utari muri telefone Telefone niyo kibazo None niba utwara umutima ushobora gutekereza inda yafata gute Nsobanura inda yafata gute w'imbere muri telefone N'iki kiba mu mutwe ni TikTok ni Instagram Ubu urakira umukobwa w'imyaka 14 ku buryo wirirwa muri telefone Urabisko gushakira mu Rwanda Zirihe impamvu nyine n'ugutegereza tugasenga Imana ikazakingura Neri nakunze nakoze ishoka byose ko bwawe ubu bararagihaza simba narabyaye simba amashaka kujyana n'abana babiri byibura ibintu ndabirambiwe numva ndabirambiwe nimba warabuze icyo wakora ubuzima bwa telefone mve byenda nta cyaro cyakumva Mia
Mia n'umukobwa yagiye. Mia ego koma se uri kureba ingana iki ku buryo ngo wahamagara ntunyumve? None se uri mu biki? Cyuma nicaye muri salo. Wazanye agatebe se tukaba tuganira? Nta kibazo. Nzarate. Bicaye tube twiganirira tube ko iri zuba nibura ryagabanuka. Hasigaye hari izuba rirenze cyane. Mbese umeze ute mwana wanjye? Meze neza. Nta kibazo? Ko biri nyine nangiye kumenyera. Tangiye kumenyera. Rego uzagira aho hamenyere hano ni mu rugo. Nta n'iribi ryaho ni ukuri pe. Cyane. Ahubwo se nta gakuru kamumero. Reka mama Sande kugeza n'ubu nyine ntabwo ndabasha nyine kumenya ahantu mama ari. Mbese nimero zawe ntabwo yari azizi mu mutwe? Reka nyuma y'ibintu mama yakoze nako twese twakoze nyine urabizi twaramubuze hashize imyaka 5 yose mora buri munsi ndamuhamagara nimero ntagiho. Nyine kuva igihe nanaziye hano kuba hano muri uru rugo. Ikibazo ndimo ndakubwira ntabwo uri kucyumva. Ikibazo si uko yabuze. Mbere yaho ntabwo nimero yawe yarayizi mu mutwe. Nibyo ndimo ndashaka kukubaza. Ku buryo basi niba yaba hari n'ahandi hantu yagiye yagakurego umuntu wa mbere nzi yafatira telefone agahamagara ni wowe. Ntabwo yarayizi. Gama Sande nta nubwo nzi niba mama wanjye akibo. Ko sinimva nyine niba nimero yanjye yarayizi. Uko ntiyabagejeje amasaha araguhamagara. Nyamara wasanga yaranapfubye. Tugakomeza dutegereza ngo azaza ataranaza. Oya ntabwo yapfa nanone. Aha. Ku rugamba se atari we ruriho wenyine nanjye ubwanjye meze nabi. Nkubwiye ngo ndishimye. Naba nkubeshya rwose. Ubu ngewe uzi ikibazo kimpangayikishije kiri gutuma ntaryama ndagera ku buriri ibitekerezo bikambana byinshi nkabiranduka nkajya muri dushe nkisukaho amazi bikanga ngasubira kuryama n'ubundi bikanga. Mia we ndimo ndicuza amakosa nakoze yo kuba umwana wanjye atabyara. Niriye gusa wakoze. Nakoze amakosa mana. None sinzi nimba nimereye Imana izambabarira n'ukuri. Oya mama Sande rego urabona yaba wowe yaba njyewe yaba mama wanjye ubizi twakoze ibintu bibi byinshi. Ndabyumva ko twakoze ibintu bibi ariko noneho njyewe birarenze. Uremera ko nafashe umuti nkawuhereza Nelly kugira ngo atazigera byarana n'umwana wanjye? Numva ntashaka umwuzukuru uzamuturukaho. None ubu kugeza aya masaha umwana wanjye yabuze urubyaro. Ubu icyo kintu kirampangayikishije ijoro n'amanywa ndagera ku buriri bikanga. Kandi none igitangaje ndi kumva ashaka umwuzukuru. Reka amakosa ni amahano pe. Ariko ikintu kimwe ugomba kumenya nyuma y'ibintu byose twakoze hejuru ya byose hari Imana, sibyo? Hari Imana itanga imbabazi, hari Imana ihindura ibihe, hari Imana ishoboye byose. Njye ntekereza ko nubwo ibintu byose twabikoze ariko Imana izahindura ibihe, sibyo? Urakeka ko Imana izigera imbabarira n'amafuti nakoze nkorera umwana wanjye? Wowe ikizima nuko wasabye imbabazi kandi Imana izakubabarira. Nuko yaranakubabariye. None niba Imana yarambabariye nimbabarire nyine binyereke basi impera umwana basi abone umwana abashe kubona urubyaro. Kamubwire Sande na Nelly bazabyara, sibyo? Ahubwo wowe akose nawe rero ibyo nkubwira ntubyumva. Bazabyara ute ari njye wafashe umuti nkawuhereza Nelly kugira atazigera abyara?
ubu Nelly byararangiye kubyara kwe biragoye. Ntabwo byarangiye. Yaba na mama wawe yaranahari azi ibintu byinshi by'uducakura. Twagakwiriye kwirukanka tugashakisha undi muti nibura tukamuha. Uwo muntu wagoye uwo muti ntabwo wamubwira akagira akaguha n'undi. Ntacyo ntakoze. Yamaye umutambwira ko umwana azabyara. Ngewe nkumuhereza nzi ko ari ukubyara. Ariko namusabye mubwira ko ari ukutabyara ko ndashaka azabyarana n'umwana wanjye. Gatuze reka muzanira amazi basi sibyo kandi tuze bizagenda neza. Yanzanire wenda naruhuka. Tuze pe ihangane kandi mama ntazigera niba bari gato ku makosa yanjye nakoze. Mukuru yari yambwiye ko umuntu wamaye remezo nyine yari yambwiye ko ushobora kumfasha kandi nyine ubufasha bwawe ni ukuri. None se urashaka ko ngufasha iki? Mfite ikibazo gikomeye. Ubu ndeba uko maze imyaka 5 mbana n'umugabo wanjye. Gusa nyine twabuze urubyaro. Igiye kwa muganga barebe ko nta kibazo mfite, bambwira ko nta kibazo mfite. Umugabo nta kibazo afite, mbega nta kintu tutakoze. Byaranze pe. Niyo mpamvu rero nahisemo wenda nkoresha imiti ya kinyarwanda wenda hari ikintu byamfasha kandi bampaye nimero zawe bambwira ko nukuri wamfasha. Niba hari ikintu wamfasha ndakwinginze ariko umfashe kuko nanjye nazakwitura, nazaguha ibikubye 5 ibyo nkoreye. Njyewe rero hari umuntu nakujyanaho. Umuntu wamfasha? Yego. Agatuma ntwita? Yego. Nkabyara? Yego. Umuntu se kuri njye nta kibazo. Icyo niba ari n'amafaranga njye imiti yose uko yabigura kose niteguye kuyigura. Banza utuze. Uwo muntu akoresha imiti ya kinyarwanda. Imiti ya kinyarwanda nyine niko nanjye bambwiye. Yego akoresha imiti ya kinyarwanda mbese muri make ni umupfumu. Ni umupfumu. Uko nagusenze ko uko nsenga ubu ngiye najya mu bapfumu. Nese ntushaka kubyara? Kuba nshaka kubyara se biratuma njya mu bapfumu n'ukuri ntabwo nahemukira Imana yanjye ntabwo igeze intererana. Nese n'ibitaragutereranye kuki itaguhaye umwana? Ariko wagiye ugira ubwenge cyangwa urashaka abandi bagore bazamutwara? Wagize ubwenge. Uwo urumva ndasenga ngiye kubivanga n'amapfumu ibintu by'abarozi wapi kabisa. Noneho abapfumu ushaka kumva inama ndi kukugira ugatanga urubyaro pe ukabyara amahoro akagaruka mu rugo rwawe. Ukabyara? Yego. Ubu se nta yindi miti wandangira nyine tutarize tujya mu bintu by'abapfumu? Nyine iyindi miti cyangwa undi muntu wamfasha ako nagiye mu bintu by'abapfumu. Reka nkubwire wa mukobwa uko ndeba gutya ndasenga ndajya kuvanga amasengesho n'abapfumu. Urasenga ariko nyine ntago azaguha umuti se mbese ngo uze ukwangiriza ubuzima. Ni umuti uzaba uri kuguhindurira ubuzima bwawe n'urugo rwawe. Ndakurikira. Ubwo rero uramutse nyine ubishaka we wambwira tugapanga igihe runaka tukaba twajya kumureba ukaguha umuti amahoro akagaruka mu rugo rwawe. Nta kindi kintu wamfasha kitari nyine kitajyanye n'abapfumu? Nyine iyindi miti cyangwa undi muntu wenda wamfasha ariko nagiye mu bintu by'abapfumu koko. Erega yagufasha ni ukuguha umuti ukabyara gusa nta kindi. Ntagiye kuguha umuti wo kwica. Abapfumu ko numvise ngo bagendana n'ibitambo nzatanga iki kuko ibyo bintu rwose njye ntabijyamo. Oya ntago asaba ibitambo we. Uriya muganga ndamwizeye ntasaba ibitambo kandi nawe ubyizere.
kandi ndabona n'uwenda kwenda kukwica. kuko ndabyemera hari igihe ubuzima butaguha amahitamo. Okay, reka ngende ubwo nyine wowe nubitekerezaho ufite nimero yanjye uzambwira nkujyaneyo. Gusa ndabizi uzishima kandi uzanyitura. Siko bimeze? Nta kibazo singwerekeje rero. Sigara ubitekereza. Shore hako mwana ibyawe bimeze bite? Biki byanjye se kandi wowe Iminsi 3 utataha mu rugo ushobora gutanga amahoro mu buzima bwawe. Ubu se naye mahoro none ugiye gutangira kongera kunisha umutwe ngo simbyaranga ibiki n'iki. Ntago ngewe ari byo nshatse kukubwira. Nturi umuza kunkeke ntabwo ushaka kuma gahenge. Ako se mwana wajya unatega amatwi mama wawe akabanza akakugira inama ko kukamumva. Ndinaniwe ndashaka kujya kuryama n'ibiki ushaka kumbwira. Hako ngeri kamanze nkubaze. Iminsi 3 udakandagira mu rugo. N'ibiki umbaza na bitatuma ntajya kwiryamira. Ndabuzwa n'iki kukubaza. Nelly si wa mukobwa wajya gukunda ukumva ko atava hano muri rugo. Ese washaka kumusezeranya se kuzayo ugenda ukarara iyo ngiye iminsi 3 2 4 udakandagira mu rugo ngo wegereme. Nase yaje kukundegera. Ntago yakundegera ariko ngenda ntisubira kureba hiki. Ngomba kubireba mwana wanjye wagakuriye kwicara hafi ugahereza umugore wawe keyo ukamuba hafi. None se yakubwiye ko nta keyamuha? Iminsi 3 se utarara hano muri rugo iyo keya wayimuhaye ute? Uyimuhera he atakubona? Ese na mama wawe wowe iyo utekereza ukabona utari gutaha mu rugo ubutekereza ko mama wawe yicaye agatuza? Ako izo ni impuhwe zanereye cyangwa ubundi byose ukumbwira n'ibyiki? Ntabikubwira mwana. Ubu muri aka kanya nyuma y'imyaka 1000 ugiriye Nelly impuhwe. Jewe ngomba kuzimugirira kuko uretse na Nelly nanjye ubwanjye kwicara mu nzu nkaryama ijoro rya mbere rya kabiri rya gatatu umwana wanjye atarara hano ntanamubona ntazi n'ibyo ari. Ese hagize ikibi cyakubaho? Iminsi 3 yarabuza adahanera ikeya cyane. Erega narabyakiriye Nelly no mukazana wanjye. Okay, reka noneho mwana wanjye urabizi ndagukunda. Reka ibyo ngibyo tubyihorere sibyo? Dusasa inzobe twiganirire nk'umwana na nyina sibyo mwana wanjye? Rero mbwira. None se reka mubwire. Iyo ubona umudamu atarabyara kuko birakwiriye gufata inzira ukagenda ukamara iminsi 3 utegereye umudamu. Ubu se imyaka 5 tumaranye atarasama ubu iminsi 3 nyere kuba yasamyemo. Ese azabyara tutamuhora iruhande? Rega mwana wanjye ndi mukuru nakugira inama. Ariko nje ntabwo ndi kubyumva. Ntarirarenga. Ubu ni umutima mwiza ufitiye Nelly gusa cyangwa ari umutima mwiza se ngewe rega nkeneye umwuzukuru. Nanjye ntabwo nishimiye kubaho umwana wanjye atarabyara. Mama wanjye ndyara undinze ngana gutya impu atagize umwe nibo zije. Zitaza. Rega narabyakiriye n'umukazana wanjye. Ariko kuko abantu bakuru bakunda buzukunda bibonye. Ubu utangiye kuba umwana mwiza kwerusha kumwuzukuru. Shaka umwuzukuru uguturutseho na Nelly. Nta kindi ndi gushaka. Ntago rega ibingibi byose ndi kubikora mwana wanjye ari uko nkwanga. Ariko noneho ikiriho bahafi umugore wawe. Nelly aragukeneye. Iki nicyo gihe Nelly yarakwiriye kukubona. Ntago ari cyo gihe cyo kumufata ngo umujugunye ngo ugende. Kandi reka nkubwire isaha y'Imana yigeze ibintu byose birakunda. Ubuse nabamara imyaka 10 cyangwa 12 batarabyara kandi Imana ikabaha urubyaro. Wowe ubuse ko Imana yize. Imana ndayizi cyane kandi irakora. Mbabarira sande wishaka. Cyokoza ibintu uri kuvuga niyo byabari imitwe cyangwa ufite indi mpamvu ubikomeze. Ko byiza byampaga henge nka kirenge cyazamuza. Mwana wanjye reka nkubwire nta gihe ntazakureberera ikintu cyose kiza nzahora iruhande rwawe. Mbanze nanabikubwira. Nina ndakwisabiye ukomeze uwo mutima. Sinzi icyabiguteye, sinzi n'inyungu bifitemo. Ariko ukomeze gutyo wenda byaduha gahenge. Wasanga nabyo bituma tutanabyara. Manisho nkaba ndi gushaka umwuzukuru se. Nyine ugume gutyo nicyo nkwisabiye. Ngewe nanjye icyo nkwisabiye mbabarira ube hafi ya Nelly. Nawe ugume gutyo. Ndaguma gutyo. Ariko nawe ubimfashemo ntuzongere kugenda kurara hanze 3. Wamara kabiri utarahinduka wowe. Nzabuzwa n'iki se? Nimba ari byambwiraga reka njye kwiryamira nabyumveshe humura. Ariko mbabarira umfashe nkene yakuza nawe ugume gutyo. Nkene yakuzukura umwana wanjye. Sawa. Sawa.
Buzi. Fika ibiteze. Fresh kabisa. Uzi neza. Kwizo nta kibazo. Nizere kutisha akazi. Oya. Ntago byabura ariko nk'intore ngomba kugerageza byose. No ndavuze ntireka nsimbuke muvugishe dore ntago duherukana. Urumva naguhamagaye nanjye urumva isa n'uri mu tuntu twishi. Ubona ko yenda kose barazi ko ntaho gukaraza. Cyane. Kwa mushiki wawe bari insazi. Kwiteze. Akazi n'ahandi. Akazi kaba ari kenshi byatare. Mubuye buryo. Ntago babimeye ko mvariye. Iriga kugenda bura namwe nuko wenda bazamu mudakunze kumva birabajagaza. Cyane. Kuko ugiye bakabiba niwe babishyira ku moto. Rero kubyishyura bikaguhenda. Byangora. Sasa rero nawe uzajya ubona ibintu wenda bihindutse cyangwa ugize ute ibigendana nabyo ntago ubuzima buzigera bujya ku murongo 100%. Aba ibihe byiza burya n'ibihe bibi. Byose ugomba kubyakira ugatuza kabisa. Hako ndabona utangiye gutora kabiri. Oya nta kibazo. Naho werukiye isoko wanganaga. We duherukana kera. Gusa ikibigenze nyamukuru nashaka kubaza kutakivugisha cyane. Oya urumva kutakuvugisha ni ukutakubona. Kandi urabizi kubona amayinite hariya biba ari insazi. Ntahembwe urumva navuga ni wenda nagira gute naguhamagara tukavugana. Ntawe uragenda uvugisha. Ikintu cyose kubaza ko nta makuru yarutse kuma ya mushiki wanjye. Iminsi yose bari ku cyumweru. Oya si mushiki wawe ameze neza. Nta kibazo. Kandi na wa mukobwa kandi Mia nawe yaratujije. Baramurikwe baramufunguye araza namutangira n'ubuhamya kabisa. Ndabizi. Gusa mpamvu mbikubajije bangira ngo wenda niba biba ngombwa none utera akajisho wongereyo nkuko arebaga kure. Sibyo? Urebe koko ni ibintu bimeze neza. Nturebere inyuma nyine bikomeza kuba inyuma y'igipangu ngo urebere inyuma y'urugi. Dore namumenye no muri surprise. Oya ndageraga muri soda. Ariko buriya ari ngombwa kugira ngo umenye amakuru yose. Sibyo? Sibyo no kuyambwiye nawe ubwo biragufasha. Gusa kuri icyo ndagira ngo ugende ari byo ugiye kubirebera. Sibyo? Urebe ibyo ari byo winjire wumvirize uherekeze. Turabashashana atari ngombwa. Ariko ugira kandi umenya byibuze. Kuri Mia. Kandi nanjye urabizi ugize ikintu umenye ntago ari kuri Mia. Kuri umuntu wese hariya mu rugo. Oya ikintu none namenya. Ni kuri boss nawe sigara tatinze. Agenda usanga yaje yasinze. Yagataha rimwe na rimwe yasinze mbiga ukabona ntago ari mu murongo neza. Yasinze cyangwa abananiwe? No gusinda. Rega uriya tumuranye iki kinini cyane. Ntabwo bize byaziwe rya. Ayo nanjye nsigenda mureba kanshaka kabisa. Bihagaze hose cyangwa nuko akundi kwanye mu imagine mutaga. Oya nagavuga no kwimagine rega ngiwe mba ndi hariya. Uwinjiye usohotse wese agomba kunyura. Isibyo ngibyo kutabibwiye. Ikibazo ni ukutakubona. Kutakuvugisha. Ndagira ngo ushyire amaso yawe. Sibyo? Kabisa ukarore cyane. Akantu kose umenye ukandike. Ninza byose ubimubwira cyane. Nzagura fanta nini. Oya njyewe urabizi ndiji yawe. Sabibonye. Ahubwo ngi ikintu nagufasha buriya ushinga ku telefone igihumbi. Ngiye kugenda mbikukirana neza. Kuriyo navuga nti ngo n'amayinite bitengera gute bite nguhamagara nkuvugisha. Naho ndi ntore ngewe nta kibazo ndabigukorera kabisa. Ubuswakira icyata nta kibazo. Mbwira ya nimero yawe. 078 27 95 kirazandika tugira tangiriza urenza kabisa. Kandi hano ariko murahuka shaka gashyiramo. Rumva tuzaza gutuma umuntu arebye. Ibinyabazungu ntabwo tubimenyaga niyo mpamvu nari nyubye. Ariko buriya nta kibazo kabisa. Kugeza
wenda njya ndebere kandi ibintu bise ni yawe icyo tuba dukoze akanywa gatonyanga mu nyanja Ndakubwira urura amakuru hariya mu cyumba muri dushe ye urindi zamu nawe dusanga uri oya bo humura njye n'umurira amakuru nzagura fanta oya nta kibazo subizi ahubwo ngewe nari nshumutse reka ngende dusanga aratasha kanamburwa sanga berabuye naho ngenda bikurikirana nta kibazo bwiza sawa umugoroba mwiza kandi nawe kwitanga kwawe niko biguha silence yo gutinda mu kazi sibyo sawa nzajya nkurwanira ishyaka kabisa sawa sawa mbona ushaka ibane rwanjye wicara wowe uza handi wicara ushaka kumpa amahoro se ngo amahoro gute hasi ngubu urumva stress mfite zidahagije gusa kubanje ngo tuganire uwo muteye stress nisonga ntabwo wanganiza nka kumva ipa kuza kumje kunyisondeka impande samusari niba nibwira ibyo ushaka kumbwira wicaye aho ngaho si ngombwa uze kumbyegaho nibyo nibereyemo ese wanyumvisha gatoma ndakumva nyine mbwira niko muri telefone tuvuga nese ubu ndi muri telefone nambaye kuteri biratuma ntakumva sande mbwira ndakumva kumva bari ibintu koko twabireka ibintu byo guhora tubwirana nabi ibintu byo guhora dushirana ese ko muri kuvuga nabi nta muri kuvuga nabi n'ubwo batazi ese bebe wahise tugakemura ibibazo dufite niko ni ukuri iminsi ntabwo ibintu byo guhora tubwirana nabi guhora turakaye aba ntabwo ari bo turi ibyo turabigarukaho twembi sibyo ese sande ni iki kuri kubwira nabi ndirega nari ndimo kubumva ntabwo turi gutongana nuko biba biciyemo nibyo niraba ibintu ko kumira tubicaye hejuru by'ikibazo n'ubundi miya ni ahantu tumuhisha none si uje kutwunga se rega sande kamubwira ikintu kimwe sibyo kugira ngo urabizi ko ngufata nka musaza wanjye ndanagushimira kuba usigaye inyuma ariko guhora ubwira nabi ndi kubera ikibazo nawe uzi mufite ntabwo ari byo byakemura ikibazo gihari gerageza umwumve unamuhe n'umwanya rega mwongere mugerageze reka nanjye ntabwo ari jyewe ese wumva norohewe nese nyine niba utorohewe uzaba bose bambaza ngo ntimurabyara kereka wowe ubikugiye ese ndumva njye ntakeneye umwana uri uyihorera muri telefone iyo telefone basi uzayinyake niba wumva telefone ariyo ituma nabyara nyine basi mukundane mwumvikane ariko se ubu ngubu aka kanya ubu ngubu mutangiye kumva ko namukunda erega jya umuha umwanya mubone n'umwanya wo kugerageza nese mwazajya muhora mushwana mukazagerageza ryari bari ibintu ndambiye ku matwi yanjye kabisa neri ntacyo ntakoze neri ntego ko namukunze bihagije ubu rero nimba yumva kuba atabyara ko ntamukunda ubwo nyine nta kundi sisandika nkubwire ibyo birango uribuka ibintu twakoze niri nawe arabizi wihanganiye njyewe wihanganira mama wihanganira mama wanjye kuba mutabyara nicyo kintu kiri gutuma utihanganira umugore wawe ko wamuhisemo wambabariye ukagerageza ahubwo se ubu ngubu umeze ukihangana uzi ko nta n'umusore utarashaka ndacyari umuhungu ntabwo ndi umugabo njye nongerega nta kintu ndimo ndagerageza ni ukuri ugerageza iki mbwira ugerageza iki mu by'ukuri kandi akwegera ukamubwira nabi sande ubu maze imyaka 5 mubwira nabi se wenda wasanga igihe noneho usigaye ugenda unteza abantu ubabwira ko ikibazo ari igihe noneho ikibazo nabyo navuze none se ubu ngubu ari kuvuga ngo iki uranyegera nkakubwira nabi mbwiza ukuri unyegere nkubwira nabi tugenda ko ntusase wanga kwinjira umugore urekure se kubera iki kuki wumva ko twakicara hariya tukaganira hariya abantu bose bakumviriza ibintu tuba turimo uyobeka amafuti yose ari njye nawe twayakoze
ariko ntabwo ari njye wabikoze byose ni wowe. None se iyo utanjyanayo ngo ujye kunyereka uriya muntu ngo ampereze uriya muti nkuhereze Neri ubu ntaba yarabyaye abamaze kubyara bangaye si 3? None se ninjye waje kugushaka cyane wowe waje kunshaka kuko wari ubikeneye. Ariko iyo umbwira ko utahazi ntabwo wari kujya gushaka ahandi. Mashaka hese nari kwicara ngatuza nkareka umukazana wanjye akabyara akambyarira umwuzukuru. Ariko sinzi none ndakubwira ngo tuve hariya batatwumva bakumva ibintu tugiye kuganira njye nawe nkuzanye inyuma y'urugo kugira tubiganireho ntabwo uri gushaka kuza. Sinzi impamvu abantu muhinduka. Duhindutse uteze? Sinzi impamvu abantu muhinduka. Nyine wowe wakoze ibintu bizi kandi wari kwirengera n'ingaruka zabyo. Sinzi impamvu nyine mu mutwe wawe uri guhindura intekerezo. Niyo mpamvu utabyara? Wambabaye kuko ibintu tukabiganiraho njye n'ukuri ndambiwe ko duhora dushwana. Rega njye ndabyanze uko bizuye ko Neri mukunda. Sandi umutwaro wikoreye nawe noneho uwo wikoreye inshuro 1000. Bivuze ko afite icyo kibazo akaba afite nawe ikibazo cyawe cy'uko mubwira. Neri nyumva neza urabizi ko ngukunda. Nimba utanabizi ubwo nta kundi nta kindi nabikoraho. Ariko gerageza nawe unyumva. Ubu se ari wowe giyewe. Sura rya nkuri. Uziko nicana n'abandi bagabo nkabura nicyo mvuga. Ariko urukundo rwihanganira byose. Atari njye Urubyaro uragira nkuriki. Basi tuzajyana gusenga. Basi nongera kumubwira nawe sibyo. Reka ngende basi muganire mwumve Neri sibyo. Mwumvikane basi ndabingiza. Sibyo. Nese ubutinda kuganira iki? Ubu ibyo turi kuganira nibyo bitume se indifata. Nese basi gerageza sibyo wicika intege. Nyine ba wowe wasanga ukundanira cyane. Hakoze mukeka ko nje ntamukunda. Nyine uramukunda ariko kumubwira nabi twese duhora twumva mutongana. Reka nako ntagize imyaka ibaye 5. Yanga. Ibyo byose bivuga ngo use maze imyaka 5 mubwira nabi. Nindu izihese. Ese si uri kuvuga gushaka umuti ngabyari. Nese wabikoze uzi ko azabyara. Ibyo bintu ndabikubwiye. Njyewe ndabikubwiye. Ko ngukurubanye nkuzana hano ngo tuganire hatagira umuntu byumva ibyo bintu bikuye. Uvuze yuko njye nakujyanye ku muntu ngaguha umuti ngo yego nyine yego. Iyo utanjyana yose ntabwo yari kubyara. Ariko ntabwo nagushyize mu mugozi. Oya ibyo tubyihorere. Ntabwo nigeze mushyira mu mugozi. Reka ibyo tubyihorere tubyumve kimwe nta n'ikibazo ritwaye. Ahubwo se wambabare ukampuza n'uriya muntu. Ko shaka kumusanga tukaganira nkareba ko nibura yamereza umuti umukazana wanjye akabyara akabihindura. Oya. Muntu ntabwo naguhuza nawe. Kubera iki se? Nyine kuko ari njye twavuga nyine nanjye twakongera tukavugana. Akwese ubu tujyanye yukangezayo ntabwo twagenda tujyanye tukajya kumusaba nibura akabereza umuti wo kugira byare. Uwo muntu aba hanze ntabwo aba mu Rwanda. Rero ninjye muntu tuvugana mbese ninjye muntu twavugana. Ubu se ndifata nkamubwira nabi nta kintu cyabaye. Nese urumva icyo kibazo ari we gusa ugifite Sande. Nese ikibazo ninde ugifite? Mwembi muragifite. Buri wese afiteho 50-50 ariko uri ku 70. Kubera afite ikibazo afite noneho nawe uri kumubera ikibazo kandi nicyo gihe agukeneye ngamurebe. Ushatse uvuga ko noneho wenda ari njye utabyara rero. Oya ndi kuvuga mwembi mufite ikibazo cyo kwenda mutarabona umwana. None ibaze no kumubwira nabi Neri ntari kurya muri iyi minsi wenda reka mbikubwira bimenye. Asigaye ahora arira nawe waza ukamubwira nabi ngambwiza kuri ubwo buzima Sande. Wambabarira ukaba wowe wanyawe. Sibyo. Mbabarira ndananiwe kabisa. Ndananiwe ntabwo ibintu nzi ko nzabishobora. Ongera ugerageze. Ngamurebe. Reba ko arimo kunanuka. Basi kambaho umwanya sibyo kandi please. Mbasaba urakoze. Try your best umwumve sibyo. Urakoze. Neri yanganisha rero.
njyewe nakubwiye ko amafaranga kuyaguhereza ntago nanze kuyaguha, mbabarira umungezeho tugendeyo aduha umuti byibura mperezo umukazana wanjye abashe kongera kubyara. ahubwo ejo bundi Nelly yarambwiye ngo mujyane mu bapfu. Yarambwiye mujyane mu bapfu. Ashaka umuti nyine. Uramenye, reka manze ngusobanurire neza kandi untege amatwi. Sinshaka gukomeza nicuza ibintu nakoze ikosa rimwe mu buzima bwanjye, sinkeneye kongera gukora irindi kosa rya kabiri. Niba narakoze ikosa ryo kujya mu bapfumu bakamereza umuti nka wo, sinshaka umukazana wanjye ajya mu bapfumu. Ahubwo wereka dupange turebe ukuntu twavugana n'uwo muntu, ungezeyo tumusaba uwo muti, muzane nkumuhereze abashe kubyara. Urabyumva ute? Wowe nyine numa ikintu cyose nifuza bizakunda. Nakubwiye ko nazakigwa. Bizakunda. Ubwo nyine umukazana wawe namukatira ariko nabwo wanyishyura. Wamukatira kandi ugomba kumubwira ko utahazi. Nyine namukatira ariko nabyo wabinyishyurira, cyangwa se mujyaneyo nawe agende yigeragereze babone ko ari we wamuroze. Ubwo se ukabukemuye amafaranga yanjye naguhaye, none naguhaye amafaranga kugira ngo njyane umuntu kumurogesha, nindangiza ufate wa muntu narogesheje ugene nawe umujyaneyo bajye kumuvura amenye umuntu. Ubwo se ubwo uri kumva uwo mukino uri gukina n'umukino wanjye. Jewe icyo nkeneye ni amafaranga, noneho nyishyura amafaranga yanjye, nurangiza umufate umujyaneyo, noneho babimenye neza. Njye nta kintu ntinya, nta n'uwo ntinya muri iki gihugu. Ariko nanjye meme na Nelly yaba umwana wanjye Sande simutinya. Ibyo namukoreye, umva nyine mbanze kubwire, ibyo namukoreye birenze ibyo kujya mu bapfumu kumurogesha. Namukoreye nibirenze ibyo ngibyo, nta bwoba afite. Niba rero wumva ushaka kumujyana winzana hiterabwoba, subiza amafaranga yanjye naguhaye, nurangiza ngo wabi burenganzira umufate umushorere umujyaneyo, bagende babicekinge babirebe, bamwereke ko ari nge wamuroze, maze urebe ko hari icyo yantwara. Amafaranga nayo nzaguha kandi nudatuza ngo twumvikane. Turumvikana iki? Turumvikana iki kintu? Nakubwiye ngeza kuri uwo muntu ngenda kwishyura. Ntushaka kubyumva, ahubwo utangiye kunkangisha ngo umukazana wanjye ngo nawe ngarasha. Genda ubikore noneho turebe icyo umukazana wanjye ntwara. Nawe ubwiwe aranze ukuntu nteye, umwanya wiwe nawe naguhemukira ugasigara wumwe. Sawa, tuzareba tuzareba. Ushobora kuba utazi foromi. Bebe, namutekereza mvuga ukunda, noneho nizere kugiye kubirya, sibyo? Ni bya biryo ukunda, nabitetse, nafashe umwanya wanjye nigire mu gikoni. Nabyo nshaka. Ndabizi ko udashonje ariko ugomba kurya, kandi imboga urabizi. Ntabwo nshaka ibyo kurya, wajya unyumva koko. Okay, that's mutanike, sibyo? So, bari byo byo. Kinyarwanda kuvuga wowe. Basi ndi kukubwira ntabyo byawe nshaka, gukomeza kumatiriza iki nicyo tumva. Hazo mfite ikihe kibazo muri no minsi. Kugize kubwira ntunyumve. Ndugezeho meno. Bini biryo. Bino ubukungura. Nase uri mabuzi wiha ugukiza kubindereka imbere. Washatse abantu ujya kubiha. Habuze n'abantu bazanga gusabiriza. So utangiye kunyita inkunguzi noneho mu rugo rwanjye. Mbaye inkunguzi. Niwe ndi kubaza ngiye mbaye inkunguzi. Nta soni. Wewe wamena bino biryo hano. Mauja. Bini ikinde. Mauja. Haguka ukure n'umwanda hangaha. Murabimennye. Nukuntu wambujije guteka ukambwira ngo urashaka gutekera umugabo wawe. Ntekereza nabi. Murabimennye. Ako boss. Naho rero. Nanjye cyubona. Urugitse uranyereka ibiki. Nyine ntabwo mukwiye kumenya ibiryo pe. Hari ibyo haha. Ntabyo mpari kumenya ibiryo n'icyaha. Mumva imbere ngo mubikure. Ubusingi biranga no mutako. Ntabwo jawo ubanza kumubaza niba ari buryo.
ntawe mubwiza akakunyumva komeza kumatiriza Wambujije kwitekera akavange ngiye kwitekera akavange kuvuga ngo umugabo ngakunda ngo bino none ndebera ubu si ibintu biki yari yatetse uriye ngo nawe yatetse ariko boss nawe nta nukuri